Yo Saja to generation izo kumuri fashion izo ibintu bya byose biri crazy. Uyu munsi rombazanye umusitari umenze kumenyekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Industry nyarwanda amaze kwikaba urumva. Je rero mugiye kubona muri iki kiganiro nigo official visite pass mari to kindi kibatetse kundege oze mara kuri mana uwo maraje kere. Bere na mbere tugije kwanda tumaze amazina yiwe tumaze duserije kwa ubundi akomeza aturabure. Bere na mbere bakutaguye. Nitwa Zameta. Witwa ngo Zameta bisobanisha. Zameta ubwo biri kumvikana ko naba n'umuntu utanga ibyishimo ku bandi. Zameta uyu munsi turi ku itariki yaryo zingahe? Itariki ntabwo ndi kubyibuka mu mutwe. Uyu munsi turi mu karere ka Nyamasheke ahabereye expo ahazwi nko mu Kirambo nahabereye expo mpuzamahanga. Umuntu wese waba uri ahanga mu karere ka Nyamasheke aratumiwe muri expo izarangira ku cyumweru. Uyu munsi rero hakaba hatumiwe umwe mu basitari cyane bakunzwe cyane mu Rwanda akaba yaje gutaramira abanyarwanda ahanga muri expo. Zamete ni iki ufitiye abanyarwanda cyane cyane abantu bari mu karere ka Nyamasheke? Abantu bose reka mbanze mbasuhuze abantu bari mu karere ka Nyamasheke ndabasuhuje. Nitwa Zameta Comedy nk'ibisanzwe. Ubwo ndabasuhuje rero naje kwifatanya namwe ahangaha muri expo iri hano kubera mu Kirambo ku kibuga cy'umupira ni ku stade. Ubu ngubu rwose mbabiki ikintu bakwitiye show irakatsindwa n'uwite show ibya bindi bajya bavuga ngo ni za show. Abazungu njya numva babivuga wana avereve gitomangariya kidogo samuriya vili. Ngiye kubatamu utuntu turyoshye cyane ku buryo abantu banezerwa bagaseka imbavu zigashanyagurika. Zamete berevugwa yuko iyi mihanda urimo kugenda uyikabari kabisha. Iyi mihanda kuki ni iki kirimo gupushinga ku buryo abantu bose bakomeje kugenda bakwishimira bya hato na hato ko sigaye mbibona ku mbuga zawe harimo nka TikTok ndetse na YouTube. Ni iki kirimo gushoboza abanyarwanda kugira ngo babe bakunda ibikorwa byabo? Nta kindi uretse ikinyabupfura n'Imana n'impano. Ikinyabupfura Imana n'impano. Zameta ndagira ngo hari abantu baba bari kuri kamera ariko bakaba batari bwabashe kugira ngaho expo irimo kubera. Ndagira ngo ubasetse cyangwa se ukore kamwe mu byo ugiye gukora kugira ngo n'abateriyano bamenye yuko kuko ibyo bintu uko uri proud yabyo. Yewe we. Ubwo bari gushaka guseka. Hey! Yewe ubu bareka tukaza guhurira kuri stage ra. Oya abanyarwanda batari hano ndashaka kubasetsa. Nuko muteye? Nuko bateye. Nuko rero ejo bundi mbagize gutya ariko sha. Ubaye ejo bundi mbagize gutya uri kumva? Mukecuru abantumye ku muhanda. Mukecuru antumye ku muhanda mba ndamanutse ngezeyo uri kumva? Mbatanze umugabo nari ngiye kugurira ari kubara udukingirizo uri kumva twa tuntu bita udukingirizo. Umukecuru rero urumva nyine n'umukecuru wanjye ntago ari umugore wanjye ahubwo ni mama uri kumva niwe wari wantumye. Ubwo ndangije mbonye umugabo ari kubara udukingirizo ndareba ndavuga ati ntaguza ngakingirizo kamwe ngo gende nkereke mama mwereke ko nyine mbonye agashya yaba ari ishyano. Mbanguza agakingirizo mu mafaranga 500 yarampereje nkamanukana nkageza mu rugo nagejeje mu rugo ahita ambwira ati yo superdike yizane tuyitume vuba uri kumva yarafunguye gutya afunguye asanga ni ikintu kiri kujya kizamuka gutya arambwira ati mwana wa ibi bipopaje byawe bizana ubundi njya kubyereka umugabo wanjye uri kumva. Nuko rero nibajyana ibyo guys ikigaragara yuko iyi performance tugiye kuyikubita hasi tugiye kuyitwika ya stage turana mu Kirambo. Ndagira ngo rero mwese mubanze mukore subscribe ku channel yacu cyangwa se ku TikTok yacu account yacu yose muyasure ubundi mwege mitwumuza mwirebere ibyiza biri hano. Bere na mbere rero njyewe ndi kumwe na Nzi Mitekere kampani nziza cyane irimo gutanga ibijyanye n'amashyiga Modern Reporter and Art. Modern Reporter and Art umuntu ukeneye ishyiga ryiza ryakurinda imyotsi apana kujya muri kugenda mu myotsi apana imyotsi ishyiga ryiza cyane. Bere na mbere ku muntu waburekeneye yahamagara kuri 08 363 aho yaba ari hose mu gihugu tumugezaho ishyiga ryiwe nta kibazo. Zameta twitega iki muri iyi show mugiye gukora? Yewe gamana nyakazani we reka nkubwire hari akaririmbo ufite uri kumva sha nuko nyine katari kasohoka ariko reka mbe nk'abararitse karavuga ngo mayihuni mayishushu biye mayihuni mayishushu biye mayihuni mayishushu biye mayihuni mayishushu biye reka nkubwireho hirwa official nakaba umunsi umuhungu wa Rubyagira ahangaha haratuwambaye umuntu udakurikirana iyi YouTube channel ya hirwa official urumva ni igitekerezo cy'icyo ubu se yabaga ahantu abantu basekera
Nyamasheke turi mu bantu ba mbere basigaye bakora ibitangaza bikomeye kumva reka mbabwire rero nashyushye hakiri kare ariko ningera kuri stage noneho aharacu wambaye kuko hari abahungu ufite nka Magwengeri uri kumva turaba turi gukinana uwitwa Karoli kumva turaba turi gukinana aka Mayesi Toro kumva uwitwa Dabrin yega da timu yawe yose bizo timu yawe yose murana ndio yose yamanutse none ikiranze kuri cyo hari n'itorero ryitwa Indatwa umuco n'ugacike naryo rirabari hari Indatwa umuco n'ugacike rikorera heriye iryo torero ryitwa Indatwa umuco n'ugacike rikorera mu Ityazo muri satere ya Tyazo ahantu mu kigo cy'amashuri cya Seporo naho ngo bakorera ubu nabo turaba turi kumwe bari gutarama mu muco nyarwanda cyane ko nanjye ndimo uri kumva ngo ndaba naje mbega tumeze nkaho turi timu yagutse ubwo abantu bashaka kumva ewa ni ibintu biryoshye cyane bitega iyo ngamba biraba bimeze neza cyane Zamete urakoze cyane kuba uduhaye ikiganiro muri aka kanya ndagushimiye yuko mbere na mbere witabiriye kuza kudusura kuri channel yacu ndagira ngo ubwire abafana bacu cyangwa se abakunzi bacu ko nimukore subscribe abafana mwese nyabuneka ndabasabye ntabwo nabatoza kuko buryo gutota abashaka gutota abashaka guhonda n'ibibando uri kumva ariko ndabasabye kugira ngo mukore kuri no YouTube channel yazameta comedy cyangwa se Hirwa official mukoreho subscribe mujye mutera comment mutubwire uko mwabyumvishe kugira ngo ibintu bigende neza buryo iteye comment tumenye uko dukosora ibyo twishe tukamenya nuko dukora neza ibyo twakoze nabi Zameta agakana ngufitiye challenge umva ngiye kukubaza ikintu kimwe cyonyine ugisubize kugira ngo twite ko dusoza ikiganiro cyacu turabizi neza ko ikintu cyose gihinduka umukara ni igiki gishya aho kuba umukara kikaba umutuku tubizi neza ko ikintu cyose gihinduka umukara ni igiki batwika aho kugira ngo kibe umukara kikaba umutuku umugati Yes, Agent Generation sinzi rero ko niba bikoze muri comment mwese mujye mu mutwe kuko niba ari umugati cyangwa niba ari dafari ciao